ntashye bwije sinabonye ko nganiriza mu makrisi kuri gahunda ihari. Mama Krisi wishari inana umbwire shushu. Ese burya wanabyutse? Namukanya akazi kenshi. Nibwo kandi ndi kubibona hano mu rugo. Reka nandike kano kenda nze tuvugane. Yega waramutse. Neza. Natinze kubyuka nawe wazindutse ndi kubibona. Ariko nta kibazo. Warayitese? Ni sawa. Nagira ngo rero tuganire. Naraye ntashye bwije. Ntabwo nabonye umwanya wo kugira ngo tuganire nana gasomye sinzi umuvandimwe wancanzemo akantu hariya hepfo. Kagira inkuru. Gahunda rero ihari. Nawe urangira inama nk'umugore twashakanye. Yego. Tumaze no kubyarana umwana umwe w'umuhungu, urangira inama buriya cyane n'ikimenyetso ko ari uko njye nawe turi umwe. Buriya rero urabizi akazi nkora mpanga imirimo. Yego, rwiyemezamirimo nemera. Buriya rero natsindiye isoko. Kagira inkuru. Bimwe neza. Urahashushu. Utsindira isoko. Natsindira isoko. Uti bimeze gute rero? Yego. Isoko rinini cyane. Ubu ni muri ahantu hita mu majyepfo, ahantu natsindiye isoko ni mu majyepfo. Mu majyepfo. Mu turere nk'utwo adutatu. Dutatu twose. Twose. Tugiye kwaka. N'ubundi twaratse nta cyabura. Ni inyongera. Yego. Utu tuherero Huye, Sagara, na Nyanza. Uti ni irihe rero? Ubu ngiye mu majyepfo muri Huye, ngiye kubaka umudugudu w'icyitegererezo mu Muyinzi, umudugudu w'Umuyinzi. Nzahubaka umudugudu w'icyitegererezo. Umudugudu w'icyitegererezo uzi ngo ufite ibintu urabizi ibyo biba biwugize. Hari amashuri, hari imihanda igezweho, byinshi. Ko numva bizatwara igihe uzansiga. Bizatwara igihe, niyo mpamvu nanjye nkubwiye ngo tubiganireho. Nzamara hafi umwaka ndi gukora ibyo bikorwa byose. Bibaza umwaka wose rero buriya yewe ukuntu ndi kubyumva urabizi sinaba kure yawe. Nta masezerano dufitanye, ni igihango twahanye kuva kera. Oya n'Imana irabizi, ntabwo twabukubije. Tubigenze gute rero? Turimuka. Igitekerezo rero ufite. Turimukanye. Ko nta nzu tugira mu majyepfo. Igikurikiyeho rero ubu ngubu ni igitekerezo, kuko abantu iyo babana bafatanyije urugo ibintu byose bagomba kubiganiraho. Ubu rero ngiye gufata umwanya mu majyepfo, ngiye gushakisha inzu. Kandi urumva ko n'ibintu bitoroshye, urumva turi abantu bihaye. Urabizi ko nawe akazi ukora nawe ntabwo tugomba kuba mu nzu igayitse. Ni ibintu tugomba guha umwanya tukagushaka inzu nziza idukwiriye, kandi byumvikana ko kumba hafi kwawe bingana no gukora akazi kanjye neza, kandi nawe ugakora akazi kawe neza uko bigomba. Sheri, icyo rwose ndagishyigikiye. Tugomba gushaka inzu rwose, ntabwo nakwisigarana ahangaha. Tugomba kujyana kugira ngo n'iryo soko utsindiye imirimo irusheho kugenda neza. Kora aha rero cyuzuzo cyanjye nicyo ngukundi.
harya wowe muntu uza ushaka kudukura ya udashaka so kuzanye inkoni kanu kasha ntago ari sawa ariko ariko nawe nukafata ibintu ngo bigire big deal. Umuntu afata amasaha n'imyaka n'iminsi yubaka igipangu ukaza kugisera. Urabona nazanye ipiki jewe yo hari ipiki ifite cyangwa urabona hari kati ariko wakibonye ubundi wakibonye iki gipangu ntago kuza kubita ubundi n'imbwa zanjye bazijyanye nzikurisha nkabona se si ifite amaso mubonere ndinde urinde ubundi ufite ibyangombwa izesha ubundi kubyari byo byose amaso yanjye aram byari byose uri Kadogo hano ariko ndi kubona wagira ngo uri sherifu w'iki gisagara bimeze gute Kadogo usohoka cyasha niko sha ubundi amahano ufite nayi ikibu yewe nje hano kuri iki gipangu aho njya ndahaze ndashaka bene urugo wewe rero ndi kubona ubundi bimeze gute kuba wambaye umupira uri ingwe ntago ari byo bikugira ingwe gende gake oya ibintu biturishe mani tuza mani rero waje wiyambitse neza guje gukanga reka nkubwire inzira sikuza cyane dore manutse hada nagusubiza dore mubeshe se nagusubizayo nabi nukuvanga iki gipangu urabona ko hari n'amakaro hanze y'igipangu ndi kubibona genda gakerere rega nanjye nahaje amazi hano rero ni iwanjye biragoye ko mbona bitoroshye ariko biroroha ndabizi neza je buri kandi ndakurisha imbwa wowe oya have nese ubundi ni kurangiye angana ndiko okay ndi kubona rega rero nkubwiza ukuri je noroshye ibintu ndashaka bene urugo wabagezeho hera hano tuyobora mu nzego urwego rwa mbere ni hanyuma wowe mu rwego uyobora mpagarari utanga izihe serivisi hano serivisi ntanga nze ngukingirana ubone ko serivisi ntanga ubuse urambire ngo nabishatse wazongera kwinjira ngaha okay ndabibonera akazi none wabibona akazi reka rero nkubwira ikigenza yava nisubire no mu mutwe hereka ibintu tubyoroshye yewe ikintu kingenza ndashaka inzu yo gukodesha mwana ko ubona tuzicana ntacyo cyambere ni amafaranga kamanze mvugane na mabuja numva kandi nturenga yabyumva kabisa mabuja ari umuntu ugushaka kabisa ikigabo mbonye gifite itiyo sawa ndashaka to sabuni kimarira agurisha kuri Kadogo cyangwa kuri sherifu y'umugisha uzabimenyesha namurapfu yari yakuzondetse mwebwe urugo muranga Kadogo muranga Kadogo agomba gukora akazi abari mu nshingano birakabije cyangeze biteze mujye muba hafi kuko haraje no kuzaguma uko mubonye reka da Kadogo biragoye umva Kadogo sana gatabese mushitse yicaye aramushitse hapo banza mwasereye cyane ko mbona babirakariyemo byagenze bite ahora ni ni mwihangane buri aho nakundi wahibanzamo n'utuntu tw'abakadogura bazi muguca ko zuriye iyo muhaye akazi arikoze cyane abikora uko bimubwiye ubundi namubwiye ko nta muntu ugomba kwinjira kuri gate uko yiboneye hasigaye hari n'abategamutwe Kado nawe ntukajya uzonga abashyitsi cyane ubanza uba wa kabiri ubwo buriya nagenze gake ubundi inshingano ze arazizi ahubwo yakongeje n'izindi kada aho yari n'umutrafiki amakuru arasaba ibyangombwa nk'iby'indege amakuru ni meza yari ngo ariko hateye abatekamutwe kuri iki gihe ntabwo bicyoroshye ntabwo umuntu apfa kwinjiza mu usuye ko natwe niko duteye hano ntabwo apfa kwinjira abantu gutyo babonetse uko biboneye kose amakuru amakuru ni meza muri bande muravahe mukajya hese nandi ko mbona nkahazi ntabwo munzi n'ahangaha ntabwo nsanzwe ntuye amahoro abagenza se amahoro masa amahoro yitemberera
iyo numbona gutyo amahoro arimo aratembera niba ari amahoro umugisha watembereye ugera mu rugo hari icyo kutuzanira kidasanzwe se hano ntacyo tubuze yewe biragaragara ko nta kibuze nta kintu tubuze rwose ariko rero wenda imigisha dora dushaka ko yiyongera nabwo nta wangi biza nta kibazo ariko mutuye ahantu heza anyway tudatinze reka mbabwire icy'ingenza anyway nitwa entrepreneur James nkaba naje gukorera akazi inaha ngaha entrepreneur se entrepreneur mu biki subora hanga imirimo y'ubwubatsi n'ibindi bishamikiyeho nk'ibyo ngibyo okay icy'ingenza rero ni ugushaka inzu yo kubamo mu gihe nzaba ndimo nkora iyo mirimo natsindiye gukorera hano mutuye ubakira abandi wowe ntanze ugira buri wese burya agira umuhamagaraga mabuja buriya wowe umuhamagara wawe ni uwo kubaka amazu nanjye wanjye ni ukuyakodesha nkayabamo nanjye niko nicyo nahamagariwe burya uwo ni umuhamagaro urimo action yewe rwose uransekeje ubaye nk'untunguramo urumva kumva entrepreneur utagira inzu ni agatangaza niko witangara nta gitangaza kirimo gusa inzu yanga uzayishobora yewe amafaranga ariko mu mafaranga mfite ushaka shayo ufite sinyazabye kuri konti yabyo ni akazi kawe gusa mva hano sinshaka abantu bazana akavuyo kuko wabibonye nta kintu tubuze ndi kubibona ntacyo tubuze niba twanabaha n'iyo nzu ariko ntabwo dukunda abantu badutesha umutwe gusa njyewe ndeba urabona ngiye nkoze mu kavuyo umunezero kurusha ibindi amafaranga yo turayafite ayo waba uzanye n'akando kangana gutya uti nta gatonyanga mu nyanja nta gatonyanga mu nyanja ubona ko ntacyo tubuze sasovo ndabibona pe ariko ariko se muri umuryango ni wowe wenyine bimeze bite ndi umuryango mfite umufasha n'umwana umwe w'umuhungu ni umwana cyakoze baba benshi bo ntabwo nari kubyihanganira sinkunda akavuyo sinkunda akavuyo rwose inzu zawe se wazubatse ku buryo zaringanije urubyaro mbere reka mva turasirimutse rega burya usanga doko buriya abana bajagarara ugasanga ni ibintu bipasakuza mu niruhukire kandi njyewe menyereye ko urimo ashaka gutuza mba ntuje mba nta Kadogo ntabwo tumenyere iby'akavuyo humura rero natwe ni famiye ituje humura kuko ntacyo tubuze se ku buryo dutungana ngo tusakuze ngo twabuze iki humura ni famiye ituje okay ibyo byaba ari sawa twabana mu ese umugore wakora iki ntabwo nakubaje umugore ni umukontabura ariko muri company yanjye uri entrepreneur umugore akaba kontabura muri company yawe byose ni ibyacu ubwo se muri umugara twabura kunguka gute kandi twikorera ibyacu byose ariko nibwire ko ibintu byo kwishyura inzu nibwire ko mutazanisha umutwe njye sinjya menya ibintu byo mba numva nakorana n'umuntu ufite amafaranga ufite gahunda kuba inzu iri hariya rwose niba nta n'umupanga kuba nta wari urimo ko numva ufite ikibazo se wagerageza nka kwishyura imyaka 5 okay nta kibazo cy'amafaranga afite ibyo tuvuge ko bibaye inzira hari amafaranga 150 okay 150 nta kibazo buri gihe ntabwo 150 ari ikibazo kuko ni ya 500 n'amezi 3 rero kubera ntakunda stress nakwishyura umwaka utanagira ngo ngewe hari ibintu byinshi mfite ntabwo yasina ngombwa umwaka amezi 3 niyo birahagije andi ukazagenda yazana ariko gutangira n'amezi 3 okay murakoze kugira ngo rero byiza dukominikane nzababwire n'igihe cyo kwimuka nzazira mu nzu ndumva mwampa contact zanyu nkaza kubavugisha mwayandika nta kibazo 078 niba ari uburyo bw'umuryango ubanza n'akasuka shishe muhano wagatanga Yemba biri muri. Yaba kugira ngo nakutuca amasani.
Nzakora umukozi mwiza. Nzaba mu nzu gusa ariko hanze rwose ntabwo bitaho. Nawe rwose. Genda uba wimbera agafanta agiye mwereka uburyo bakora isuku. Reba igihe wahereye twumvana n'amasaha agiye kandi isuku ukabutagira abantu ukamubwira. Uriya nta cyahagarika gusa. Aho ntagira barwa mu gihe ko akantu kamwe mpamvu. Tuzashakira ubwo izajya yakira abashyitsi bahora hano. ese ko wijuje turajya mu rugo rwacu ruzajya rugendwa. Ahoranye. Nuko namuranse zaye. Oye Lucas. Kadogo. Abuja. Genda umwiyakirire uriya. Genda umwiyakirire kabisa. Simari genda umwiyakirire hanga. Zuri muya mikiri. Ndaje. Mikira. Ngo muri gukingura kongera kabutu. Yesu we, mbabarira cyane pe. Uzahomba na ntabwo ari uko tuwe tumeze. ririho. Mbawere kamera kuri. Ni karibu iwacu we. Ko habaye Burayi. Nta kantu mushu. Ntabwo tukikora we. Cyakora nta hasa neza we. Shase umva musaza wawe yanetse ntabwo ari Ntaje ntaje. hehe. Umva ni karibu niyo mwite yanga. Reka mbabiki igikapu ndaje tuganire. Yagiye hehe se? Aha yagiye mu kazi wapfa kumufatisha hano. Ese we neza amakuru. Nanjye ndaho meze neza. Niko. Cyakora urakeye wa mugore we. Umva musaza wawe nyine aba yamaze we kaka. Areka. Ntacyo namuburanye mana naba mbeshye pe. Natwe aba yatwibagiwe. Nari nakaseho ubwo ko yavuze ko noneho agiye kuzanyubakiriza ku mazi we. Reka ye. Yewe sha Ntaje muzatwe. nagiye kera ko ubuze icyo wanze icyo. Ngewe ahubwo mfite ikibazo ko ndi kugenda nkura. Uzi ko hari umuntu burya yifuza no kugira ngo imyaka yisubire inyuma atewe na life iri imbere. Ndabona biri kugenda bibubuke. Mbona cyuza. Urakeye no kuri pe ahubwo ngara gutangira ari isuku niba. Wajya kugira umukobwa ukangira ukanganye kugira inama. Shalom ni no kumabiriza pe. Unasa umerukira ntabwo ari ushunari meze. Ndatumandika. Aturaki. Ase nawe yawe ntabwo ari ibintu mazina yawe. ariko nyine uri Imana yagupangiye baragupangiye. We no bwo nari umuturage ariko nyine pesi nyine byibuka. Agaturaki. Yo mu bantu bane utisiga. Nababwira ko nawe ntabireze. Turi inshuti sinakubeshya. Sinjye menya ko umuntu ari uko atambutse. Amafaranga ni meza ndabivuze. Sawa nawe urankwabirije pe ariko nyine Imana igira neza pe. Ko nyine nanjye yaranyibutse. Ubahumura namubitse imbere. Bisuzuha uzanyina. Umva abakobwa hari utoragura we bidasabye ko unama. Ari guhagarara. Umva ugahagarara ugakora hasi umva. Gutora hasi ikintu utunamye. Abanje bamukubitiye mu idehe. Kora nawe Marinya. Ngidese gute. Narebaga mu ifaranga mbega gakobwa kaje. Arwe ariko umva. Uburyo wari kubangura mbamufite mu idehe. Eton none ko nubundi yagombaga kunshaka ko yankunze urajya he nta biteye nawe warahari twari ndaje matindi uraje mbwira umubare bakadiswe Eton ahubwo twahugiye mu burondogozi sinakwakira harya mufata akahe gakana neza kasita Castro heka umuvandimwe we yari afite amafaranga
simubaho neza koko umenye ibirara kuri senduye byayo inzu nawe wicara mu ngeri no bivemo Wait, peace. Hagarara. Ugeze bite? Sawa. Aje twemona kanyihisha. Oya nakwihisha. Aha. Se waje kunyura agaturuka. Kare rwose. Gisenyingura inzugi hano ngewe. Ahubwo Ariko Yesu yo kugira ngo uri muri za Kenya. Kakuba. Kenya navuye. Isuko kanya nanyibagiye. Ahubita nikoze mfataga private jet n'ikanga. None se ubwo hano siza hamaze iki ubwo waje nijoro? Ingenda hari. Uzasubira muri Kenya cyane. Ahubwo wowe bimeze biki? Ntabwo ndi kubahana n'ubusirimu. Cyakirona nagisubiramo. Ntabwo uri bugende. Wapi? Nyine nabwiye ko nzabasura iminsi mike ariko nzaba maze gufatisha nitwa amashuri nararangije nandi gukora icyo mfite. Utari buva hare. Kuri abana gutera. Isura hatinda. Oya ngenda hari. Ngenda hari rwose. Ako ntacyo muri iyi weekend ndaje hanze gusohokana twiganire. Nizo uzabwira girlfriend yuko wowe genda gake ariko uranyobewe kaka. Ndi umuboss. Ngewe muri kaje n'ubugana musazanye mu gahuza ngo ntabwo bibaho kabisa. Ubu girlfriend zanga ko tuzanye gute. Oya ntabwo bigomba kuba mwirande. Bikomeye cyane. Ubuze bikomeye ariko ryanya. Nawe utatinda hano. Oya ntabwo ngende naribi wowe. Ahubwo wowe. Turaza kuzana ibintu byo gusubira mu cyaro. Ntabwo neza. Aho se ko ndamuganira n'abantu muzanye ndasiranye. Mwemba biri kubaza.